abantu 8 bakifata bagakubita umwana ntabwo afite imyaka 15 19 sorry 19 bamumarana kwiva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 8 bakubita matin midi soir bajya ku kazi bataha bagataha bakubita bagashyiramo imiziki myinshi mu gipangu cyarimo undi muntu w'umudogiteri ni foto ku maboko muraza kubona uburyo afite ibikomere byaho bari bamuziritse iminsi 8 aziritse ibana barakubita ku maguru ariko ikibuno pepe cyarashengabaye ko naramwiboneye ikibuno bagikubitisha ngo ibyuma bamanikisha amarido bakamujomba amatsinga amakroshe amwe adoda inkweto mbese umwana arakubitika icyumweru cyose hanyuma umunsi wo kugira ngo abe sove nibwo abamukubise batorotse bose ntawe agarutse mu gipangu umwana ariko nubwo butabera nabwo ubwabwo nabwo burakenewe kumva ko abantu 8 bakubita ubundi bakamukomeretsa bikabize nkuko mubibona ku ifoto murabona ibipfuko ku kibuno ni ukuvuga ngo ayo mabuno yose zari inyama gusa. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abizi ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Yes, bakunzi bakareja Omar Pano rero twongeye kubasuhuza, twizera ko mumeze neza mu byo tuba tubanyemo. Twongeye kubashimira rero ko mugenda mwaguka mu mibare no mu mitekerereze ari wo mujyo twihaye hano kuri KOP. Jarasi naho hari niwe wakabaye ambaza ngo umunsi wagenze ute, ariko nibyo ngiye ku ntago ndi butinde cyane. Umunsi wo kuwa kane itariki 12 twazindukiye mu murenge wa Masaka. Tujyanywe n'ibintu bibiri, ariko nk'ikingenzi cyari kimwe. Twe tugiye gusura umwana uri mu bitaro wakubiswe n'abantu insoresore 8, abantu 8 bamukubise iminsi 8. Ikibuno cyaratengabaye pe, twaranamusuye mu bitaro ndaza kubigarukaho. Iyo niyo nkuru yari itujyanye, ariko kubera ko ku bitaro nta gukamera twahise duprofita tujya gusura umudamu w'amahoro Marie Claire wari umaze iminsi nawe adutabaza ngo tumukorere ubuvugizi
ku bijyanye no kuba inzu yabagamo yarahiye ibikoresho byose bigashya. Twaramusuye nawe muraza kumubona abyivugira. Ngira ngo muri icyo kiganiro twakoranye nawe hahita haziramo mama Pasteur Julienne aje gutanga ubuhamya, yarahamagaye tumwitaba live, ngo nabyo murabyihanganira, ntabwo nari kubitandukanya kuko bijya gusa. Nyuma yaho ubwo mvuye kwa Marie Claire nawe yari afite umwanya mukeya agomba kujya kuri NIDA kubera gusaba irangamuntu, kubera ko iyo yari afite mbere yahiriye muri ibyo muri iyo sanganya ari indangamuntu, ari pasiporo n'ibindi byose byangombwa byose byari byarahiye. Ubwo niba na permis yarayigiraga yaba yarahiye. Nawe twamaranye umwanya muto, tuhavuye rero tujya muri mood ya cyo nita Dashima akunda kwita guhura n'abantu nyabo. Abantu nyabo ni ukuvuga ngo abangaba ibi tuba ducatinga, uvugana n'umuntu utazi uko yaramutse, utazi niba amaso atukuye, utazi niba yambaye, utazi niba yasokoje, no guhura n'umuntu nyirizina. Ubwo rero nahise njya kureba umunyeshuri twiganye Jean Pierre, turaganira, imvura iranatunyagira. Urumva twaturukanye mu biryogo bya Masaka tuganira, tugera 19 imvura idufatiramo hahandi mo hagati twarenzaho kugama, iratunyagira ariko ntabwo ari bibi ko nari mukeneye mukumbuye, cyane ko muri iki gihe cy'iminsi mikuru abantu baba bagomba kongera kwegereza abo bafite ku mutima bari mu bibazo cyangwa se bari muri situation zitari nziza, kuko uwo Jean Pierre ashobora kuba amaze imyaka 3 atari mu kazi. Tumanuka tuganira twibukiranye bya kera, duhura n'abana ku muhanda bavuye gucuruza ibikarito murenge wa Masaka. Ubwo nabo turabakebura ko abantu bose niko bacaga, ariko abana bafite ibifuka bavuye kugurisha ibikarito bishaje batiga. Umwana umwe wa 12 n'undi wa 10 n'undi w'imyaka nawe ni 14, umwe yagarukiye mu wa gatatu, uwa 12 ntigeze akandagira mu ishuri namba. Ni ibintu turaganira, abana bumva ko bafite ubushake bwo kwiga, ariko habaye ikibazo cy'ubushobozi bw'ababyeyi. Ariko nibaza ko ari ikibazo cy'ubushobozi bwa communauté, kuko kwigisha umwana primaire igiciro nkurikije aho leta yabishyize ntabwo ari amafaranga menshi. Niyo ababyeyi baba batabyitayeho, n'umuturanyi yabishyira mu nshingano cyangwa umuyobozi w'inzego z'ibanze. Ngira ngo KOP yahise ifata umwanzuro aho ngaho ko abo bana twabasubiza mu ishuri, nabo mu kagari, nabo muri Mbabe, sinzi niba ari akagari. Ubwo nyine abayobozi bo muri Masaka babyumve nyine. Umwana umwe yambwiraga ko abana na nyina, ariko nyina yashatse undi mugore, yashatse undi umugabo witwa ngira ngo Gasasira Jean Felix. Uwitwa se w'umwana we akaba hakurya mu Bugesera wambutse Nyabarongo, ngo ni umurobyi cyangwa ni umusare witwa Barigira Evariste, nawe yashatse undi mugore. Ibyo rero nabyo mu bintu bituma abana batiga. Niba umwana abana n'ababyeyi batarabe, umwana yarambwiye ati no kwa papa njyayo, ariko nta njyana mu ishuri, aho ndi ni kwa mama washatse undi mugabo, nkajya kwa papa washatse undi mugore, byose ibyo kwiga. Ariko ubwo twafashe umwanzuro, abari hafi badufashe, tuzajya no kubasura abo bana, tuzajya kuri uwo musozi wa Mbabe tugere turebe uko babayeho. Ariko byanze bikuza abo bana babiri dimwe kwiga primaire ibyo umuntu KOP yabibasha. Ni umuryango mugari uhereye kuri uri kuri kamera n'abazabireba ku mascreen yabo. Abo bana basubira mu ishuri, kuko nabonye ubwo uburyo basobanura ibibazo byabo banabizi, n'amasomo bashobora kuyasobanukirwa. Icyo ni kimwe. Hanyuma mbere yuko njya ku nkuru y'uwo mwana wakubiswe, ari mu bitaro arwajwe n'abavandimwe atazi, ni nkaho yahururijwe kuko ababyeyi be ntabwo bari mu Rwanda. Ariko abo bantu bari bakeneye menya amakuru, bari bakeneye ubufasha busa naho buri materiel financier kugira ngo bavuze umwana, abone umurwaza, abone n'ingemu. Ariko nge nagezemo maze kubona dossier, mbona ko bakeneye na assistance juridique, bakeneye n'ubutabera. Abantu 8 bakifata bagakubita umwana, ntabwo afite imyaka 19, 19,
bamumarana kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 8 bakubita matin midi soir, bajya ku kazi bataha bagataha bakubita, bagashyiramo imiziki myinshi mu gipangu cyarimo undi muntu w'umudogiteri. Ni hariya ni Kanombe, uriya muhanda w'amabuye uva 15 ukagera kuri segiteri, uwugezemo hagati warenze King David muri iriya karitsiye. Igipangu cyarimo umudogiteri, ariko kubera urusaku rw'abo bahungu uko bakubitaga umwana bavuzaga imiziki, none bigeraho dogiteri atoroka muri iyo nzu, abwira nyirinzi ati abaturanyi baransakuriza ntibajya bagabanya imiziki. Iyo miziki yari yo kugira ngo dogiteri atumva urusaku rw'umwana uri gukubitwa. Birangira dogiteri igipangu akivuyemo. Umwana rero kera kabaye yaje gusa naho, kuko ku manywa babaga rimwe na rimwe babaga badahari bose, bamwe bariga, harimo umu DJ wo mu kabari Kiremera, harimo umuntu ukora za tatuwaje, harimo umukobwa wazagaje kwa assista kureba nk'ureba match areba uko bakubita uwo mwana. Ni ibintu bibabaje cyane, mbese ibyo dutunze mu bipangu nako nibyo dutunze mu mitima yacu, kuko ibipangu bitungwa bibamo abantu bafite imitima. Uwo mwana yigaga Sainte Famille muri segonderi, aho bita kuri Joke, ataha mu Gatsata. Hanyuma ku itariki ya mbere ajya gutaha ubukwe i Kanombe. Bubiriraho, murabizi ubukwe bw'iki gihe, n'urubyiruko rukategereza ngo paka batwikuriye cyangwa paka zishize mu bibindi. Buba bumwiriyeho atabasha kuba yabona bus, moto yo sinabihamya kuko aba mu Rwanda, ariko ababyeyi bo siho bari. Birangira ajyanye na mugenzi we gusaba icumbi muri icyo gipangu kiba muri izo soresore zingana gutyo, abantu 8. Wa mwana baragenda. Hanyuma bigeze ngo nijoro mu gitondo habura telefone na laptop. Bati rero uyu mushyashya yatinze no kuryama, niko yambwiye, bati niwe watwibye. Ebana baratangiye barakubita, bamuzirikisha amatsinga ku gafoto ku maboko. Muraza kubona uburyo afite ibikomere byaho bari bamuziritse iminsi 8 aziritse. Ebana barakubita ku maguru, ariko ikibuno pepe cyarashengabaye ko naramwiboneye. Ikibuno bagikubitisha ngo ibyuma bamanikisha amarido, bakamujomba amatsinga, amakroshe amwe adoda inkweto. Mbese umwana arakubitika icyumweru cyose. Hanyuma umunsi wo kugira ngo abe sove, nibwo abamukubise batorotse bose, ntawe wagarutse mu gipangu. Umwana yarebeye mu idirishya abona akana, aragahamagara ati nyamara ngiye gupfira hano. Akana akabwira mama wako abwira umudugudu na mutekano yinjira mu gipangu aje kureba uko byifashe. Babahungu babimenye ko inzego zageze mu gipangu, uwagiye agumayo wari uhari nawe aragenda gutyo. Igipangu gisigara kirimo ubusa, ubu ngubu kirafunze. So umwana rero naramusuye, hari n'inzego tubivuganaho mu bitaro. yabanje Kanombe, bagira ikibazo cya fagitire, babana ndende, baragaruka baza kwivuriza i Gikondo. Nibura aho byoroheje bapfa donc ikibuno cyari cyaraboze. Ivuriro ry'Igikondo byoroshye rirapfuka, ariko none birangira bagiye i Masaka, kuko ho nibura fagitire iri hasi. Nubwo Igikondo nawe ni muri privé yari hasi ya Kanombe, ariko bagiye i Masaka. Ariko nabyo nta cyizere cyo kuvuga ngo bazabona ubwishyu bw'ibitaro, nta cyizere cyo kuvuga ngo bafite ingemu. Ariko nubwo butabera nabwo ubwabwo nabwo burakenewe, kumva ko abantu 8 bakubita ubundi bakamukomeretsa bikabize nkuko mubibona ku ifoto. Murabona ibipfuko ku kibuno, ni ukuvuga ngo ayo mabuno yose zari inyama gusa. Video yaho yavuriwe Igikondo nayo ndayifite, ariko yo yatera ubwoba. mu byihanganire ibintu byinshi nemera kubyivugira kubera ko mbizanye live, abantu bamwe bahungabana. Mu byumve gutyo, murebe iyo foto y'ukuntu ikibuno kimeze. Bakoresheje sparadara nka rurunka zingaye kugira ngo ikibuno gikwirwe. Aho namusanze mu bitaro, nagize amahirwe shimira n'abantu n'abahakora banyemereye nkabasha kwibonera umwana. Nari nabanje kubaza abashinzwe za communication mbabazane koko uwo mwana hari, ariko ndi mu marembo y'ibitaro bya Masaka. So birangira mbonye uburyo ninjira, umwana ndamwibonera
kugira ngo bitaba inkuru y'imbarirano. Amakuru ndi kubona nuko haba hari umwe umaze gufatwa, kuko ikigaragara cyo ntabwo izo soresore zambutse imipaka y'igihugu. Oya, benshi wasanga bari no mu kazi, icyo bakoze ni ukureka icyo gipangu gusa. Bashobora kwimuka mu mudugudu, bashobora kuba bari mu yandi makaritsiye, bashobora kuba bari kumwe n'izindi soresore nazo bapanga ubugizi bwa nabi bumeze gutyo, kuko ubujura uko bwaba kose wibwe telefone na laptop ntabwo igisubizo ari ukuba wamugaza umuntu. Umwana wari ukiga bageze mu bizamini, ubwo byose byapfuye ubusa. So reka twizere ko nibura abo bantu niyo batafatwa bose, nibura bamwe muri bo bafatwa bakabibazwa bikamenyekana. Ariko ubwo nanone bwa bufasha bari bakeneye mbere, kuko bo ntabwo ikihutirwaga ari ukubona ubutabera, ntibabonye umwanya wo kujya muri RIB gutanga ikirego, ariko hari inzego zaba zifiteho amakuru. Ubwo habanje guhangayikira icya fagitire. So nacyo rero uko turaha nabyo birakenewe ko babona amafaranga yo kwivuza, kwishyura ibitaro, uko babayeho. Urwaje ntazi uwarwaje. Ni ubutabaza byabaye ku mbuga, abantu baraganira, birangira umwe yiporuse volontaire yo kujya kurwaza uwo mwana. Ariko sinzi ngo barya bate, sinzi ngo iyo babatumye imiti hanze bigenda bite. Nabo ubwabo bafite impungenge z'uko ibitaro bya Masaka umunsi byakoze fagitire uko bazayishyura. Bagiye mu nzego z'ibanze ngo barababwira ngo ntabwo bari muri VUP. Mbese ni ibintu bigoye. Icyo rero kiri materiel cyo bifata nk'ibyoroshye, kubera ko amafaranga arashakwa. Abantu iyo bashyize hamwe kwishyura ibitaro ntabwo byaba ikibazo. Ubu wenda kuri no saa kumenya ngo bagemurirwa bate, nacyo ni ikibazo gikomeye. Ariko nanone n'ubutabera burakenewe. Ubwo rero nibwo bugoye niba nta nzego ziri gushakisha abo bana. Kuba hamaze gufatwa umwe nabyo umuntu yabyishimira, kuva ku itariki 8, 9 bimenyekanye. Ariko n'abandi bagomba kugira amazina, arahari, bari hano muri societe. Nibaza ko bakabaye babanza bakabibazwa, hanyuma noneho twe dusigaye inzego zikabakurikirana zikabibabaza, hanyuma natwe dusigaye tukareba ni buryo ki uwo mwana yavuzwa. Usibye ihungabana byamusigiye, ibindi byose nibyo bikomere. Bimwe byatangiye ibyo kumagura ahantu hatari ikinure cyinshi, ku mirundi byatangiye koroha, mu birenge barakubise nabyo byatangiye kuma, ariko ikibuno cyo so reka rero tufatikanye tuze ubwo sinamenya umurongo turabi, ariko turaza kungurana ibitekerezo. Inzego z'ubutabera zifite mu nshingano zikurikirana abo bana, zikurikirana abo bamukubise, hanyuma natwe nka societe tumenye ngo azavuzwa te, babayeho bate. Ibyo nabyo ni ibintu tugomba kwicara twunguranamo ibitekerezo. So n'umwana ubabaje cyane, amafoto ye yanteye ubwoba, nta nubwo mbashaka kuyatanga. Nari nyafite, ariko nagiye mu bitaro kugira ngo menye niba koko n'uwayinyohereje atambeshye. Kubw'amahirwe umwana ndamubona. Birababaje cyane ko byerekana ngo tubayeho gute, mu mitwe yacu harimo iki, abantu barayajisa bate. Telefone, laptop igatuma wangiza umuntu. Ni ibintu biteye agahinda, kuko wakwitabaza inzego wagira gute, nta kitaboneka, ariko ubuzima buravuna. No kumuvuza ubwabyo bizarenga n'igiciro cy'ibyo ngibyo bavuga ko bakekaga ko yibye. Kandi gukeka wakabaye uhamagara guhita wihanira, nta muntu uri hagati bavuga ati ndabona bigize gutya, ibimenyetso biravuga gutya, cyangwa se niyishyure inshuti nizikoreho. Twakabaye dukora fundraising atari yo kumuvuza, wenda ari yo kwishyura biramutse bimuhamye. Ariko ngayo nguko twebwe ntabwo duhimba amakuru, aratwizanira. Icyo tuzazira wenda ko batuzanira atari yo, ibyo tuzabyemera tubibazwe. Ariko niba banazana atari yo, ntabwo ari twe tuba twabaremye. Niba dufite societe yahimba amakuru, nta birambaho. Ariko biramutse binabaye, kuki twaba dufite abantu bakiri ku rwego rwo gukora ibyo? Ntabwo ari nge nabaremye. So iyindi ngingo, ngira ngo nta yindi ngingo turavuga, turahita tushyiraho ikiganiro cya Marie Claire.
yes, uwamahoro Marie Claire nk'uko twamusuye. Nyuma yaho ikindi nabonye n'iki, hari abatanze commentaire ku kiganiro nakoze kuri Rutayisire bambwira ngo nashyigikiye ko yikomye abadivorce. Ntabwo yabikomye, nanjye sinabikomye, ni question de nuance, ni ukumenya ngo biravugika biti. Abadivorce bose ntabwo ari babi, ariko bashenye bati, bashenye bati. Tuzongera tubikoreho ikiganiro. Burya ejo twari kumwe n'umuhanga Dr Mutuyimana Celestin atubwira uburyo divorce nayo ifite inkomoko kuri trauma, kandi trauma byinshi byayiteye by'amateka, turabizi. Tuzabikoramo ikiganiro Kigali. Umuntu wampaye commentaire, hari n'uwo twahuye live ambwira experience uko byagenze mbere ya divorce. Ambwira ko ngo umugore yagiye gushaka, habaga intonganya za buri munsi, abana ari batoya 5, 6. None abana babonye ukuntu mu rugo hahora imirwano, uwirindwi uwitwa ko ari mukuru afata umwanzuro wo kujya kujugunya ibyuma byose muri toilette. Ikintu cyose gishobora kuba cyakupa, ibyuma byo ku meza, ibyo mu gikoni, byose ajugunya muri toilette. Umwana w'imyaka 7 cyangwa 8. Nyina atashye agiye guhata igitoki cyangwa ibijumba cyangwa ibirayi, abura icyuma namba, ati batwibye. Abaza umukozi akanja amanwa. Birangiye umwana, babajije umwana ati nabijugunye, ati kuko nabonaga amaherezo papa azafatamo kimwe akagitera mama. Impamvu rero biba bivuze, ubundi ari ikiganiro tuzagikora Kigali tuvuga kuri divorce. Ariko abadivorce ni abahe, babayeho bati, baje bashaka iki, ese bakibonye? Urumva nk'uwo mwana wabonaga ibyase ku myaka 7 n'ibyo byuma, azakurira muri environment. Nagera se ku kazi hakajya naho hakakomeza ya violence nk'iyo, akumva ibituri kuvuga kuri uwo mwana wakubitiwe i Kanombe, agakura atyo mu kazi hari violence igakomeza, yazamuka ku ishuri. Ku ishuri umwana waraye mu ntonganya. Tuzongera tubigarukeho nk'uko uwo Mutuyimana Celestin yabivugaga. N'umwarimu muri kaminuza mu Busuwisi ngira ngo, ariko n'umunyarwanda. Umwana waraye muri iryo hohoterwa atasinziriye, ashikagurika ati noneho mama yishe papa cyangwa papa yishe mama. Mu gitondo akajya ku ishuri ataraye aryamye, atasinziriye, atariye. Yagera mu ishuri agatangira guhondobera. Bazana amanota akagira 2 ku 10. Mwarimu agakurura amatwi cyangwa ati nkuyu ni wahehe. Urumva mwarimu akarejista atazi ngo arabwira umwana waraye muziye condition. Bagenzi bakavuga ati ariko nk'iki kirwa kiryabiye mu ishuri biti. Hari umwarimu wajyaga watwigishaga muri segonderi, umunyeshuri yatangira gusinya twigishaga imibare kubera ko abatarayumvaga muri lettre bahitaga bigira mu bindi cyangwa bagasinzira. Umwarimu akavuga ati il y a les gens qui sont fatigués. Mwarimu agahita avuga ngo hari abantu bavutse bananiwe. Ariko icyo gihe twari muri internat twese dufashwe kimwe. Ngahe baze rero muri primaire, umwana waraye muri izo ntonganya agiye ku ishuri atangiye gusinzira, mwarimu ati uyu yavutse ananiwe. Mwarimu yabivuga, abanyeshuri nabo bose bagahita bavuga ati umwana wavutse ananiwe, agafata iryo zina. Numvishe ejo bundi muri Keza naho umwarimu ngo wabwiye wise umwana umurozi, biba dosiye Keza ni muri Muhanga. Uko kuntu umwarimu yafashe umwana atitaye kuko umwana yarabayeho, akanabikora mu ruhame n'abandi bakaboneraho, niko bigenda byangiza umuntu. Yazagera kaminuza cyangwa yazagera mu kazi akagenda ahura n'ibyo bintu. Ejo yajya gushaka akavuga ati ndashaka urugo rutuma nduhuka imihangayiko yaberaga iwacu. Yagera yagahura n'undi nawe bagiye gushakana nawe yashakaga ibyo. Inkomere ebyiri zigiye kurwazanya. Hanyuma rero ejo buri wese yabura ibisubizo byamugenzaga. Hari abagore njya numva ngo bavuga uko dogiteri yatubwiraga kwa muganga, ese umugore niba agiye kubyara, iyo agiye gupimisha inda umugabo aramuherekeza, none umunsi wo kubyara wenda akabyara umugabo yibereye mu kabari, ejo akaza ngo harya wabyaye iki? Yabaye ntazi uko yasohotse mu bitaro,
keya yashakaga yarazibuze, wenda muri famiye ntazari zihari, ku ishuri ntazo, none no mu rugo arazibuze yagira agafata umwanzuro. Ubundi urajya atutera urwenya rw'umurundi kazi wagiye kubyara bwa mbere, cyane cyane bwa mbere, none umugabo aza kumutwara ngo ngwino tugende badusezereye. Umugore akubura ishuka akavuga ata karite postale, ata karabo, donc keya umugore abakeneye amaze kubyara mu mihangayiko mu biki, wenda wakamuvanye mu bitaro ukamuha izo keya, ukamufata mu mugongo ukamubwira uti vraiment wavunitse ndabibona, ukamuzanira ururabo rwo kumushimira, cyane cyane ubyaye bwa mbere, ukamuzanira wenda karite postale, mbese ukamuzanira amakado akabona ko muri kumwe. Iyo ibyo bitabaye, we atahana ibikomere biri fizike by'uko yabyaye neza, cyangwa ari uwabazwa, ari cesarienne, ari iki byose yabyaye, ariko afite ibikomere fizike kuko umubiri hari cyahindutse, none agize n'ibiri morale kuko nta keya afite, agataha agakomeza yibaza ibyo, akagenda nk'uko dogiteri abivuga, akajya kurera atarabyize, abagabo bakitaza ukagira ngo hari ishuri abakobwa bigiramo kurera, akagira stress, umunaniro w'inda, n'uruhinja rurira buri kanya, umugabo ari kugona kubera mitsingi cyangwa siporo. Ibyo bikomere bikaba kuri uwo muntu, ku mwana wa mbere bakarinda bacutsa, byagera ku wa kabiri byakomeza kwa kundi, noneho rimwe na rimwe bakagera muri situation yo kumenya ngo hagati y'igi n'inkoko niki cyabyaye ikindi. Ese umugabo gutinda mu kabari kubera ko umugore amubaza inshingano ntabashe kuzisubiza, none bikarangira umugore abaye degute, umugabo abaye degute ari mu kabari, ukibaza icyabanjirije ikindi. Nuvuga uko umugore agenda amaze atari ko se koko kutita ku mwana, kutasanze kwa muganga, kutagize utya, izo stress umugabo akajya kuzitura akabari, n'umugore akagomeza asharija. Nyuma y'imyaka 2 bajya kubyara uwa kabiri, umwe ari bose ari diametralement opposé, umwe ari kuri extreme gauche, undi ari kuri extreme droit, kuko ibyo niwo musaruro tugira. Ikindi cya kabiri, ntabwo ingo nyinshi tuzishinga tutize, twiga igihe gito, tukigishwa n'abasanganwe nabo ubwabo ibikomere na content ntayo. Ntabwo isomo rya mariage ahantu umuntu agiye kumara ubuzima bwose ari ryo gitifu agomba kwigisha iminota 30, ukanareba ngo gitifu we ni muntu ki. Ese wewe ni tayari? Ese ntabwo tumaze iminsi twumva ko bibera mu batinga abana? Ese ntabwo tuzi baba kure y'imiryango? Uwo muntu we arigisha afite iyihe calibre? Bisaba ko abantu babitekereza bagafata umwanya, amasomo ajyanye n'urushako agatangwa igihe kigari, content igategurwa n'umuprofessionnel, akayobora ibiganiro, bakiga amezi 2 cyangwa 3, ariko nanone hanze y'uwo muprofessionnel hakaba n'abandi bantu bafite experience. Tugira ikibazo ko ku mihanda haza abantu nakwita ko inkuke cyangwa abikuke cyangwa se abiharaza urugina. Abantu bafite imiryango myiza iri positifu na kamera ntiyemera kuyijyaho. Niyo umutumiye mu kiganiro ntabwo aza gutanga izo experience. So ahubwo tugahorana abaza kuvuga ibikomere bavanye muri mariage, ariko bavanye ibisubizo baracyari bakeya, ntabwo baza. So nibura niyo bataza kuri kamera, muri iyo periode y'inyigisho wa mu professionnel agahamagara umwe mu bashakanye bamaranye imyaka 20 babanye neza, akaza agatanga experience, akavuga ati iwacu iyo dutonganye umwe agira gutya, uko bamanaginga amakimbirane, kuko nta rugo rutagira amakimbirane, nkuko ministre wa justice yabivuze, nta rugo rutabamo amakimbirane, ariko uburyo bayajera nibyo bishobora gutuma umuryango ubana igihe kirekire. Icyo rero niko nzongera nkigarukeho nisegura ku bantu babonye ko nshobora kuba nanjye narijunditse aba divorce, ngiye mbafata nk'abantu bafite ibikomere, ntago
ariko harimo wenda kubera ko harimo ababigira muri divorce hari ubifitemo uruhare rumwe cyangwa urundi, ariko ntabwo ariko tuzongera tukigarukeho. Hanyuma icyo kubonana na Jean Pierre Nsoza nababwiye ngo kubaho byuzuye ni uguhura n'abantu nyabo. Abantu nyabo simvuga ngo hari abantu batari abantu, ariko abo kuri telefone, ariko abo kuri social media ntabwo ari wa wundi ufata mu kiganza ukumva iminkanyari ukazunguza ukumva ko afite impagarike n'ubugingo. Ibyo nicyo cyatumye mu bantu nagomba kujya kureba mu mpera z'umwaka. Jean Pierre yari arimo, hari n'undi uri muri za Nyagatare Businzi, we nta na telefone afite. Bwari uburyo bwo kugira ngo guhura real people, abantu nyabo. Shimira abantu nahangaha nkunda kubabwira, n'ubu mba ndi kubwira abantu ntazi niba muri nyabo, ariko shimira zigiye mbashimira abo duhura tukavugana, tugakorana mu biganza. Ababa hanze dore iminsi mikuru yageze, hari abatangiye kuva mu Bubiligi, nimugora hari uwo twahuye uba i Louvain, twahuriye hano muri Kigali, turabonana nawe yumva arishimye ko abonye wa muntu wa KOP. Hari n'undi twahuriye Nyirangarama avuye Musanze, nawe aba i Buruseli, umusilamu musuhuze, n'abandi ababasha kuboneka bajye baza tubonane, guhura n'abantu nyabo apana kuri telefone. Nka Julien nampamagara, nahise mprefera guhita mbishyira on air kugira ngo mubyumve, ariko nawe akeneye kutubona tukamusura, ambwira ati uzaze dusirimbe. Nanjye navuga ni ngewe byinaga nyobwa, ati nta kibazo, bitamfata n'umwanzuro uko byanze bikunze ahangaha tuzitoramo abantu ababoneka bose, bazaze dupange gahunda. Twemeye ko tuzagenda inkokora zireba imbere, tugende tujye kwa Julienne. Ababonye cya kiganiro cyavuga ati dore aho ngaho ntiyakora, ati ese najya kurangura nturira moto. Ejo yarampamagaye, muraza kumwiyumvira, avuga ko yuriye umusozi, yagiye gusengera mu musozi, muri make yakize atese. Nuvuga ngo ushobora gusanga n'ubundi ibindi byari imaginaire, nka za ndwara tumaze iminsi twumva bita za tetema. Nuvuga ngo iyo ibibazo bihari, hari desequilibre, ubwonko butari gukorana n'umubiri, niba aribwo bukomanda, mu bwonko budatekanye n'umubiri ntiwatekana. Niyo mpamvu ushobora kumva ikintu kikurya mu igufwa ari ntacyo, ukumva mu intege ziracitse, imitsi itari gufata. Kubera iki? Mu mutwe nta kigenda. Ubwo rero ngira ngo muraza uko muza kubibona. Claire yaravugaga ati umanza na Julienne ariko yabyivugiye ati yararwaye ibibazo, ufite n'ibibazo byaratangiye kubonerwa ibisubizo biturutse aha muri mwebwe abavandimwe tugiye gusozanya umwaka. Navuga ko ari nk'uwa kabiri, ibisubizo byavuye muri mwebwe bigera kuri Julienne, ibisubizo biri moral et matériel, bihita byafekta ikibazo yari afite physique et sanitaire. Donc ikibazo cya santé uravuga ati reka aturu ruhande nirukora, ati sinakurira moto, none asigaye yurira imisozi. So ibyo rero nabyo nibyo abantu twakabaye twishimira. Nta birenze, nuko nguko nicyo umuntu aba agomba kumarira societe aho bishoboka, iyo bishaka. Nkunda kubwira abantu uko iyo wubaka societe urimo ubyariramo, irimo abawe, wirinda gusigana, wirinda guhimana. Ibyo bintu bibiri, wirinda gusigana, wirinda guhimana. Gucuranwa it's okay.